bwa mbere na mbere ndashimira, navuze ko muri iki kiganiro nje gushimira, yego ndashimira umuntu bita Amon Gift, nk'uko twamuvuze yahaye akazi Vava igihe yari akiriho, niwe muntu nahamagaye umukobwa wabuze ukuntu ashyingurwa ntasa, aravuga ntago bibaho, aravuga ati noneho umugore n'isanduku nziza. Mu by'ukuri umuntu bita Gerard Mbabazi ndamushimiye kuko niwe muntu wenyine, kubera ko ngira ngo Gerard Mbabazi nawe yararwaye ariko yego yari ari no kwa muganga, ngiye twaravuganaga umunota ku wundi, ni ukuri niwe navuga ko twari turi gushyira ibintu byose ku murongo. Gerard we yakoresheje fundraising, abantu banyura kuri nimero ye batanga uko bishoboye, ababashije kugira icyo bakora kuri nimero ya Gerard mbasabiye umugisha. Ndacyari gushimira yego Marene nawe ndamushimira wa Vava from day one. Marene wa Vava ndagushimira, nawe ndagushimira. Ndashimira undi muntu bita Sarongo. Sarongo arambye ati si ariko urebere wa Vava kandi umubwire ko nzaza kumusura, ariwe yarambye ko azajya kumwisura. yego Nari navuze se nta n'umuntu wo myetorero mwabona uza gusengera, nta gahunda n'imwe yari ihari ngo babirimo. Kumbi nageze Nyamashyi nsanga abakecuru n'abasaza bicariye bazi ngo barashyingura, ariko utabaza ngo gahunda imeze ite, nta muntu n'umwe ubifite ubizi. Impamvu nshimira, ndashimira Ndimbati yageje Karongi ibintu byose by'Ikarongi, Ndimbati n'abandi banyamakuru kamarade, wabonaga ko mbese aho kuvuga ngo ese turindire nde wundi uri buze kuza gushyira ibintu ku murongo, ariko nimba umuntu ukora ikintu kitari ndi kubona kubera iki umuntu yapfa. Valentine yaririmbye indirimbo nyinshi, yajya akora utuntu twinshi two kugira abantu inama, kubera iki muri kujya kuzana amashusho yatuka, kubera iki ari byo ndi kubona abantu bari gupostinga kuri TikTok abantu ese nibyo bikwiriye koko? Nicyo ni rwo rwibutso yasize rukomeye, yasize ibintu byinshi, yavuze ibintu byinshi, yakoze ibiganiro byinshi by'isanamitima, ibyubaka, ibihumuriza abantu, ariko muri kwifata mwese mukapostinga aho yatambikiriye gato, nabwo abisabira imbabazi nk'umuntu akaba wenda yaratukanye. Nicyo kintu abantu bari kwipostingira. Ibi ni byiza. Why not? Umwana wa Vava yiga mu cyaro, ntago yiga mu bigo bihenze, ntakeneye ibirenze. Mwabibonye ko ku munsi wo gushyingura mama we yari yambaye bodaboda, kumugurira inkweto, ushaka kumugurira imyenda, ushaka kumugurira amakaye, ushaka kugira ikindi kintu ushaka kubinyuza kuri uriya mukecuru avuga ati nguhe umufuka w'umuceri. Valentine yari umuntu, Valentine yagiye afite imishinga myinshi, yari kubakira iwabo. Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, ndabasuhuje, nizere ko mumerewe neza cyane aho muri hose, haba abadukurikiye bari mu Rwanda, haba abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda, ababasha kuvuga ndetse no kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese abo turi kumwe muri rwa rugendo, abatwereka ko baturi hafi, haba mu nkunga z'ibitekerezo, baduhaye ibidushimira, ibidukosora, mwese mbashimiye cyane. Nitwa Gakire, nk'uko bisanzwe tugiye kubana muri kiganiro, ndi kumwe n'umuntu bita Mabura kuri kamera zacu, ngira ngo ni umwe muri timu bo mu rugendo. Iryo zina n'ubwa mbere mubyumvisha, ariko nawe muzajya mumwumva rimwe na rimwe. Ndi kumwe kandi kuri mikoro na Tuyizere Innocent AJ. yes meze neza Sam. Yego, nanjye ndiyakiriye rero, ngira ngo tugiye kuganira. Ntabwo ari operasiyo nk'uko nkunda kubona bamwe babivuga, kuko rimwe na rimwe operasiyo umuntu avuga ibyo bamubwiye cyangwa se agashyiramo gukabya inkuru. Uyu munsi nje gushimira. Rimwe na rimwe hari igihe tujya tubona abantu batugiriye umumaro cyangwa se badufashije
mu kwikura mu bibazo runaka ugatekereza kuzabashimira batakiri, kuko nta muntu ubuze umunsi n'igihe azaba ahumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu uba ukwiye gushimira umuntu akiriho cyangwa se ukavuga ibyiza bye. Uyu munsi nje gushimira, ngira ngo twari tumaze iminsi mutambona mu biganiro, nibyo koko ntabwo nari mperereye iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Ngira ngo mwese murabizi ko twabuze umuvandimwe, twabuze mushiki wacu, niho narindi rero. Ubwo niyo mpamvu nk'umuntu wari uri hafi cyangwa se muri timu yari iri kuorganiza uburyo bwo kumusezeraho bwa nyuma, hari ibyo nabonye, ariko ibyo nabonye mbona benshi bari kuza banenga ngo byari kugenda utya, ariko bakirengagiza gushima. Tunashima abantu. Ndabanza mvuge kuri make ubwanjye uburyo nsa nk'usubira inyuma mu mateka, uburyo njyewe namenyanye na nyakwigendera, kugira ngo nze kubihuza neza abantu banabyumve ibyo ngiye gusobanura. Ubwo jeri nawe afite ibibazo ari buze kumbazaho cyane, nta kibazo rwose. turaza kubihuza byose. Ngira ngo Nyiransengiyumva Valentina yaramenyekanye hano mu Rwanda, cyane cyane amenyekana iriya ndirimbo iyo Dore Imbogo yamwitiriwe, ntabwo ariyo yazamukiyeho. Abantu beguke, hari indirimbo ya Bruce Melody Ndakwanga ahetswe, yego, niho hantu yazamukiye ku kiganiro yakoranye na Gerard Mbabazi. Ariko mbere yaho ni umuntu n'ubundi wihirinze ku mpano ye cyane. Abantu b'i Nyamasheke barabizi, haba bari mu nzego z'ubuyobozi, ntago yahwemaga gukora indirimbo z'ubukangurambaga ku bintu runaka akazishyira abayobozi. Abari Rusizi barabizi, ajya ku studio, ajya ku maradiyo ajyanye y'indirimbo ze. Ubwo ndavuga Rusizi na Nyamasheke. Mbere yaho gato yuko tumumenya, n'ubundi ni umuntu wari warabashije gukora indirimbo akanashaka uburyo, ubwo nibyo tuvuga ngo ni za mvune z'abahanzi, agashaka uburyo bwo kugira ngo ibihangano bye bigere ku bantu. Ariko ntabwo byari byarakunze bitewe n'aho yakoreraga umuziki. Urabona haba hari imbogamizi nyinshi ku bantu bari muri biriya bice, cyane cyane ibice by'icyaro, yego, kugira ngo bamenyekane. Ngira ngo rero yaje kubivugaho uburyo yagiye muri famiye ye, cyangwa se ubwo ni Nyagatare no hafi no mu Kagera, aho yahimba inspiration yo guhimba iriya ndirimbo Dore Imbogo. Niho yabaga, ndumva ari ahantu mu muryango ye yari yaragiye gushakira ubuzima nk'abandi, kuko yavugaga ko habaga ahantu abantu bahinga cyane bavuye mu bindi bice. Nawe rero yari yaragiye muri ubwo buryo, aho yabaga rero akabona inyamaswa zo muri parike, ariho inspiration iriya ndirimbo Imbogo, Imvubu, Impara, kuko yarabibonaga ari hakuno akazibona zigenda muri parike bagiye kuvoma. Rero niho inspiration yavuye. Nyuma yaho ntabwo byarikiye aho, n'ubundi yakomeje gushaka ukuntu yarwanirira impano cyane, bimwe bita kwihiringa. buriya ari nyakwigendera Jay Paul, hari ukuntu bafitanye amasano yego, rimwe amasano, kuko ngira ngo Valentina n'umuntu wakundaga kuba anakunda kuba ari kumwe na Uncle Morris, yakora Jay Paul akora kuri RBA, ndetse na Bamporiki. Abantu banazi ko yaje Kigali avuga ko aje gushaka Bamporiki, avuga ati nje kureba umuntu w'iwacu. Yego, naho harimo amasano Bamporiki, yego, harimo amasano, ubwo ari bya bindi byakora, ariko abarimo. Ubwo rero icyo nshaka kuganishaho, ngira ngo azi Kigali, yaje aje kumushaka, birangira atamubonye, ajya gusaba akazi.
ko mu rugo abantu barabizi ko abantu benshi bamumenye aba kwa Raila. kwa Raila. Yego. Raila nta nubwo yigeze avuga, nkeka ko mu minsi ishize nabonye yarakuriwe, ashobora kuba ari mu bihe byo hafi yo kwibaruka. Kwa Raila rero niho hantu vava yatangiye Guhura n'abanyamakuru batandukanye. gusiza ngira ngo na postinga ka video ke ari kuri indirimbo ya Bruce Melody. Ntabwo nari mbizi ko ari uw'inyamasheke. Ngiye naravuze umuntu uyu muntu rwose yaduhuza. Visi meya w'inyamasheke niwe wese anyangira, ndamushimira cyane, bamwita Claudette, mwumva na Fabrice ari kumuvuga. Kurikirana impano cyane, akunda gusapotinga abantu bafite impano. Fabrice guhura na First Lady, niwe muntu wakurikiye Fabrice kugira ngo abantu babone iriya nzu, niwe muntu watumye mpura na Fabrice. Arambwirana n'ubu still uyu munsi ni wa muntu wari ukibona nyine ntabwo akiri vice meya, kugira ngo yarasimbuwe, ariko ni wa muntu, niwe muntu wambwiye ati wowe n'umwana w'iwacu Nyamasheke, nyuma y'iminota ingahe mpitamo na nimero ziva. Umuntu vava nyine yajyaga ku karere ajyanye indirimbo ze ku mirenge ahantu hose, bari baziranye. Kwa kwihiringa kwe navugaga abayobozi benshi bari bamuzi. Nuko nyuma yaho rero nibwo nimero ze ngira ngo nibwo twajyanye kumukoresha. Yego. Tujya kwa Raila, naramuhamagaye ndamwibwira, tujya kwa Raila turamukoresha. Icyo gihe abanyamakuru benshi bari kumukoresha ibiganiro, ari nabwo yahitinze. Abari wa muntu abantu bari bazi ko akantu yari afite k'agakoryo ari kamwe irangiye, agiye guhita azima, avuga ati no kumukoresha bigahita birangira nta kindi kintu afite. Ako kakiri guhitinga nibwo dore imbogo, dore imvubu yahisize ese nayo yikubitamo mu gihe hari hakirimo I hate you. Ibyo nabyo bizamo, atangira kwigarurira imitima y'abantu benshi bakabikunda cyane. Nyuma yaho rero nyine urumva amaze gufatisha social media n'ibiki, hagiye hajyamo hari uburyo hazamo dukomfuri, umuntu abatangiye kugenda agira inshuti, ugasanga bamwe bari kubwira ibi abandi bari kubwira ibi, hazamo kutumvikana na Raila. Aribwo Valentina yasubiye Nyamasheke, abantu barabyibuka. Nyuma yo gusubira Nyamasheke, mbere yaho gato ariko abantu barabizi, yari yahuye na Bruce Melody, yari yaguze inka. Ibyo byose muri ya hiti yajya abigiriramo umugisha akagira abantu bamwikunda cyane. Niho ubwo nyuma yaho yasubiye Nyamasheke. Icyo gihe nari brand ambassador wa restaurant bita Gift Restaurant iri hariya mu mujyi, ndumva ntago ariho igiherereye, niho yabaga muri City Tower hejuru ya Tekino. Ngira ngo abantu benshi bagiye baza mu mujyi kurira muri iyo restaurant, barahamubonye kuko yabaga hari. kugira ngo rero negereye boss wa Amoni, ndamusaba nti uyu mwana w'umukobwa barishye tukamuha akazi mu one afite fame, byaba byiza kuri clientele. yego. Boss abyumvira hejuru, tamuhereza transport cyazamuka, aza gutangira akazi, abana na mushiki wa boss, akazi kagenda neza. Nyuma yaho nk'umwe mu bantu, Valentina buri yari umuntu ugira ukuri. Yego, kwinshi. Ari byo benshi bavuga ati ntabwo yaguherezaga yo utangiye kumubwira ibintu atari kumva, yagira ukuri. Niyo mpamvu ikiganiro twakoze nabonye abantu bari kuvuga ati uyu musore uri kuvuga ko bakondanye bava yari kubura kubivuga, kuko abantu babyibuka ko yajyaga avuga ngo gukundana n'umusore ufite dread, nyine akakunda kubivugaho cyane. Kiriya gihe cyo cyabayeho, wenda ntabwo byabaye muri social media, ariko ibyo byo ntabwo nabitindaho kuko ntabwo nari nabyinjiyemo cyane. Yego. Icyo nzi cyo nuko mu gihe ubwo ndi kuvuga mu gihe twabanye, nabonye ko ari umuntu wagira gukuri. Ari niyo mpamvu abantu benshi bajyaga nkeka ko biri mu bintu abantu bamukundiraga. N'ejo bundi nari ndi kumwe n'abahanzi, umunsi tumenye inkuru ye yuko yitabye Imana, umwe arambwira ati ikintu nakundiraga Valentina nuko yaravugaga nyine ukuri, uruhande rwe yabaga we, ntabwo yishushanyaga ngo akubwire icyo atari. Nyuma rero yo gukora muri Gift
twagiye tuhakora ibiganiro binafasha Gift. Kuko abantu benshi barazaga hari n'abavaga muri diaspora baza mu Rwanda ati tujye kuri ya restaurant Valentine akora. Urumva ko Gift nayo yabyungukiyemo cyane. ariko nanone amoni mushimira yamuhaye umushahara mwiza kugera hano namubwira wowe akazi kihorere jya uri hano gusa aba hari ntabyo kujya kara akazi ka service. Nyuma yaho haje kuzamo kuhava byose izo process zose abantu badukurikira bagiye babibona twagiye tubibereka na channel twe twarafunguye nyoroho indirimbo ze ifashwa na Amona ari we manager baririmbanaga na Emmy. Abantu baramwibuka cyane Emmy. Yego mu gutandukana haza mu bibazo bya channel still channel ninge nari nyifite biba ngombwa ko duhita dutekereza bifashijwemo n'inshuti za Vava bari hanze bari mu Rwanda baranyambikiraga afasha Vava niwe muntu ubona kumufasha akora channel ikora channel Vava TV show. Nagira hari nshimira n'abantu urumva bahise bayikurikira cyane. Uriya mukobwa yari afite ukuntu afite umugisha mu bintu bye byose yakoraga byahitaga bizamuka vuba vuba abantu yari afite imitima y'abantu. Iriho indirimbo nyinshi cyane higanjeho izo gushimira umukuru w'igihugu yaremye indirimbo nyinshi ngira ngo nejo bundi mbere yuko yitahira nibwo yari yanzaniye indirimbo ahariho nyuma yuko agirana ibibazo na Dr. M bya channel nabyo ndahagera ndabibabwiraho. Nyuma yaho rero twakoze indi channel urumva ko iyo yindi iri still irahari ariko bwiba mu maboko ya management ya maboko ya Gift iradora imbogo ko urumva yabatanzeho amafaranga kandi ntiyigeze agaruka yaravuze ati rero amafaranga nabatanzeho n'ubundi n'iyi channel niyo twayigurisha ntago byakunda ntago yavamo ariko aravuga ati niyo yava mu make ntacyo wenda nzahomba ariko byibuza nanjye nagize ikintu mfatiraho. Twafunguye yacu yo turayireka rero Vava ariyo Vava TV show. Vava TV show igeze mu 2018 maze ko byo byose. Yego cyambabaje ariko Vava yari umuntu uzi ubwenge ureba yajya agira abanyamakuru bamujya mu matwi gakira zakurya channel gakira zabigutwara gakira uramuzi niko bimeze hano ku hanze nyine ariko Steve akavuga ati mu bantu bose nje umuntu nizeye ushobora kumfatira channel nyuma nta kibazo mfite gakira Steve wakabi bamugiriye inama benshi ati gakira uramuzi benshi wabandi ntiyajyaga no mu bintu byinshi yarazaga nta nubwo ibyo yari kubimbwira yabaga yariturizaga abaga yiturije. Urumva rero twakomeje gukora nagakora indirimbo njyewe ntago nigeze yari afite aba producer be cyo nakoraga ni kumucungira channel ye nka prodinga nkanazikorera promotion ishoboka. Ngira ngo rero mu minsi yashize nibwo habayeho ikosa ryo kujya hajyaho indirimbo kuri channel ye ziri ku yandi macano bitewe n'ababaga bazi mukora ari nabyo byaje gutwa ikibazo hagati ye na Dr. M. Abantu babyumve neza hari ibintu wenda ntari naje ngo nicare nsobanure ikibazo cyari gihari no gufata indirimbo mbere yuko uyimuha akabishyiraho bitewe n'ubushuti bari bafitanye nkeka ko Dr. M nawe ntabwo yari azi ko simbizi nimba sobanukirwa byatubi cyane ko habaho icyo bita reused content. Okay, uvuga ngo n'uburyo YouTube ari kwihanira nta muntu bigiramo uruhare. YouTube ni kwihanira kubera ko buri gukoresha content z'abandi. Urumva kubera ko twakoreshaga nashyiragaho indirimbo za baje kwa prodingwa ku yindi channel niyo mpamvu YouTube ihita ibibona igahita ibibonye iravuga muri gukoresha kandi byari bibaye indirimbo nk'ebyiri mbataresha ihita iduha reused content kugira ngo n'amezi 3 urumva bibaye uhashize nka kumwe urumva ko channel iracyari muri reused content kugira ngo izongere ipiaringe bisaba amezi 3. Noneho rero ikintu gihari nuko ibyo bintu biba njye ubwanjye nabanshije ushaka gukoresha nyine ubumenyi mfite kuri YouTube kugira ngo reminge urebe ko yagaruka
ndebe ko yagaruka ntiriwe kuko nari nzi ko anytime nimbibwira Vava azabirakariramo nabanje kumwihorera birwanaho njyenyine ndamwihorera cano kumva yari igejejeho n'amadolari kandi tunafite kubera ko hari range y'amafaranga uba ugomba kugezaho kugira wemere kubikuza yego ndibuka ko yajyaga kubaza ngo ese ngo tuzahembwa ryari yego icyambabaje nuko uko kwezi baduhaye used content twari turi hafi kuzuza ya range kuko nimba range abari 70 bari dufitemo 60 kandi tukishyiraho dufite izindi ndirimbo zo gushyiraho nari mfite icyizere cy'uko ndavuga Imana izamfashe bintu najyaga mvuga Vava byibuza kuko twakoze cano ya mbere igeraho kubera kujya mu bibazo igeraho amadolari 100 ngahe noneho kubera yari cano y'abantu iriya cano nini yari igeze amadolari hafi 100 yego hako yari ihuriweho na management twabona ibyo bita pini n'ibiki birangira banayinyaze monetization kubera kwakundi kudakemura ibibazo nongeye nayo kuyapplyingira nyuma ariko byarabigize nyine ibintu byose byarahindagutse rero iriya cano najyaga nshira nkavuga Mana uzamfashe baba byibuza niwe yaba ari amadolari 70 ingahe avuye kuri cano kuko nawe yajyaga avuga ati je rwose bizanshimisha kuko mpora indirimbo yakoraga indirimbo nyinshi cyane abantu barabizi iyo cano na upload nzi indirimbo ya mbere ya Ben y'ubukwe Pamela n'izindi yajya akora iyo bita ngoma zari kumwe na Dusayimana Emmanuel na Dusayimana Emmanuel bafitanye indirimbo ebyiri n'izindi yajya akora wenyine nziza kuko bari mu bantu barebwaga cyane kuri YouTube yego indirimbo ye nayishyiragaho rwose nkabona uburyo n'abastari benshi tuzi hano mu Rwanda nashoboraga kubona na publishing rimwe nawe narebagaho nkumirwa nkavuga tugira izi views uyu muntu afite izi ngizi kandi wenda yari afite ukuntu Imana yamusize igikundiro kandi bitariho pressure bitaro byo kuvuga ngo gupushinga yego promotinga nkwikira byijyanaga ibintu bye byijyanaga iriya ndirimbo ye yadumboga igiye kuzuza miliyoni y'abantu bayirebye yaburaho gake iriya ndirimbo yarebwe meruka kurebaho ifite 970 na hafi aho miliyoni igiye kuzura noneho ikintu urumva muri iyo minsi nabanje kumwihorera niho naringeze yego urabizi amuhisha ibibazo byabaye kuri cano yego abantu bajya baza hari ahantu hari kuri Serenity wanjye abantu baza gukora ibiganiro Manibu musanga yari gukora ibiganiro ari kumwe Dr. M urawundi bita Fupi Vava na M umva bari banini babatari batatu mbana nzovu yarahari bamaze gukora ibiganiro sinzi ukuntu byandiye ndavuga se wabwa cano ko ari ya Vava ningomeza kumuhisha ibintu ejo ugasanga yenda banayitekinze down abantu batangiye kumubwira ngo twarakubwiraga kanjye mubwira wenda nimba ananashidikanya ashake amenye ukuri abaza avuga ati ibi nibi ndamubwira nti siko baduha YouTube yaraduhanye kubera ko indirimbo dukoresha ibihangano by'abandi ntabyumve ibihangano by'abandi ndabimusobanura neza kugira ngo ndamubwira nti abantu bagukorera indirimbo mbere yo kuyiguha babanza kuyishyira kuri cano yawe yarara biramurakaza abantu bari mitana navuga se ubu bimubwiriye iki hano nkiza kumuhamagara kuko hari abantu nyine ahita niho hahise hatangira biriya bintu babonye hazamo akabifu yego n'ibiki biragira ariko baje kubisoza ngira ngo baje kwiyungaho Imana ishimwe ko yitahiye barabikemuye beef itakirimo ibyo rero byaje no kurangirira aho ngaho ngira ngo nyuma yuko mbere gato yuko amanuka inyamashiki arwara yari yampamagaye arambwira kubera ko
yari yambwiye ati n'umundi Samu ibyo guhimba ndabiretse, ibyo kongera gukora indirimbo n'ubundi aho nahereye nkora indirimbo nta natanu ndazibonaho n'ibyo naringiye kugira mbone reba uko bigenze. Noneho rero igurisha ayo baguha yose we yishyire ku isoko. Ndavuga it's okay. Ndavuga nimba ari nyirayo akaba ashaka ko tuyigurisha, why not tutayigurisha. Umva rero na chano nta nubwo nigeze nkira, naye mfite umuntu ukanga ashaka chano, ndamubwira ari Nyagatare, ndamubwira azaze nyumwereke nyamuhereza amalinki n'ibiki. Yego. Nyuma yaho nibwo nagiye kumva numva arampamagaye ari nijoro. Dr. M. Arambwira no yampaye message ngo bro ngo Vava ararwaye cyane, uramufasha iki? Magara nimero ya Vava nyayifata, mamagara ni nawe nsanga ari kwivugiraho cyane. Mu gitondo ongera guhamagara Dr. M, arambwira ati twaraye, yaraye he? Yaraye atashye. Bamuzengurukanye kwa muganga n'ibiki byose birangira bamujyanye he, we niwe wabyisabye. Aravuga ati bamujyana Ikibogora. Ikibogora mfite abaganga bajya bankurikirana b'igifu n'ibiki, nibo menyereye abariho cyane. Aramanukana na Fina, arabategera Nyabugogo, aragenda. Dr. M ndamubwira nti se Vava urabona ameze gute? Icyo gihe navugishije Fina, arambwira ati sha nta kigenda n'ibintu byo nakoze. Nahise mbwira ye ngwino tutabazi bavugira abantu benshi bamukunda, nimba ari n'amafaranga akenewe hakorwe fundraising kugira ngo turebe ko twaramira ubuzima bwe. Aho ngaho ubwo tugiye kwinjira mu kibazo nyamukuru cyateje polemique kuri social media. Yego. Ibyo byose byabaye twabitekerejeho mu gitondo. Dr. M ahitaza tujya kuri Serenity turicara, nta nubwo twakoze ikiganiro kinini, abantu bagiyeho bakireba rwose. Mutabare Vava ararwaye bimeze gutya, arwaye gutya, birasabwa iki? Dr. M nawe urumva ntago twari urayo umuntu bamuhaye transfer, nibwo ushobora no gukoresha ntuza y'imiti ukamenya ngo nkeneye amafaranga angana gutya. Uko biriya byose uragenda bakakubarira, bakakubwira nimba uzajya hanze, nimba ari mu Buhinde bakabara itike y'indege, bakabara uzakurwaza aho uzaba n'imiti uzakenera. Umuntu akeneye wenda 20,000, wenda akeneye nka miliyoni nka 10 cyangwa 15 kugira zizamufasha. Ngira ngo ibyo ntago byari byakabaye. We yaraje turavuga ati mutabare, dushyiraho nimero, yari baruye ku mazina ya mama we. Noneho nyuma yaho nuko tuguze icyo kiganiro comment ako sinibuka neza yaba icyo wakoranye na Dr. M hamwe n'icyo kwizera wo ku rugendo online, urugendo TV cyaje mbere ni ikihe? Icyo kujya Nyamasheke. Yego, cyaje nyuma. M ni mwebwe mwabanje. Okay, ikiganiro bwa mbere cyo gutabariza. Comment ziba ziratangiye, mwabisambo mwe murashaka kurya amafaranga, mushaka kurya amafaranga mukanya siwe mwa muri gutukana kuri social media. None utangiye yaratutswe, uriya mutipe yaratutswe, yitwa Gisambo, bavuga ko ari gutegura plank ndetse banazizanamo. Imana ishimwe ntago babinzanyemo, ariko niyo bakibinzanamo ntabwo nta kintu byari kuntwara, kuko nubundi iyo ibintu uzi ko ari ibihuha nyine ibyo bari ibintu by'umuyaga biguruka bikarangira. Yego, ukuri kukagaragara. Icyabayeho nuko M yamanukanye na Kwizera bajya Nyamasheke, ariho havuye ikiganiro cyateje impaka, giteza impaka, abantu bashinyagura. Ariko nanone turashima yuko kira kiganiro cyabaye, kuko
hari byinshi byagaragaye. ni ukuvuga ngo even n'abava mbere y'ukwitahira Yego. yaravuze ati muri ubu burwayi menya umuntu. Menya umuntu kandi menya n'inshuti. ni ukuvuga ngo i Nyamasheke twagiyeyo bava twaramusuye ariko ntitwigeze dukora ikiganiro. Abantu benshi baravuze kubera iki wowe utigeze uteraho Twagiyeyo ndibuka ko twari turi kumwe. babonye ibiganiro Bya Fabrice na Gasogi ya graduatinze. Twagiyeyo. ariko twirinda na kamera tuyifite ariko Ko ndatekereza tutayiteye se ngo dukore. ndavuga ngo nimba abantu bose batangiye kuvuga ngo nagakundi Abanyamakuru bashaka kurya abantu amafaranga. ngo mpaka bararekeraho ari uko ngo amaze kuzura umubare bashaka. Babyumvise ndavuga icyiza hari abantu narinzi bakunda Vava bya nyabyo nshimira cyane baba bari mu Rwanda n'abandi bari hanze abagiye banyandikira Vava yabaga ari kuri social media bakambwira ati muhamagara umubwire yitwararishya akanabumva. Yego, hari ukuntu abantu baba bakunda umuntu utiriwe unajya kuri kamera ngo utabaze bakaba wababwira unyuze mu gikari. Yego, umukobwa wacu ararwaye akabyumva benshi bagiye banagira icyo bakora ari kwa muganga ndabashimiye. Ariko hari n'abandi bantu hari ikintu cyansekeje yewe turi i Nyamasheke umunsi wo gusezera njyewe naravuze nabajije umuntu abwira ariko abanyamakuru wenda uretse twese turi hano nanjye nihereyeho hari ikintu twakoze wenda ubwo ngiye impamvu nari mbivuze ubwo biranjyana ku banyamakuru bavuze ko bamanutse i Nyamasheke bagiye gutabara nyine aho turaza kuhagera reka mbe nanaharetse nuko buri muntu wese yo wamubazaga yavugaga ngo nanyuze kuri nimero yewe nanyuze kuri ya nimero kandi njyewe nibarizaga umubyeyi turi kwiganirira rwose ngasanga ndashimira abantu bagiye bayinyuraho ariko hari n'abagiye babitwaza kubera akazi ko ntawe uzakora audit avuge ngo kanaka gusa mu mutima nawe wigaye aho uri nimba ko waragiye Nyamasheke na kamera ugiye gushaka views uhavuna nasize n'igihumbi cyangwa 10,000 wigaye mu mutima. Kandi abo bantu bamwe mu bamanutse yabahaye ibiganiro byanabinjirije amafaranga menshi yarabinjirije n'urupfu rwe rurara kuba umuntu yaragiye Nyamasheke na kamera aho turaza kuhagera. Yego, reka twigarukire inyuma gato. Ikiganiro rero cyarakozwe hakorwa ibiganiro byinshi nge ntago ndi mentioning abantu runaka byo gushinyagura barahari abantu barabibonye n'ubu bigikomeje n'ubu birakomeje. Hari icyo nahoze numva ku mugabo umwe gutya umupasi n'undi w'umuhanuzi bari bahuye umwe yagiye iwe bambuka umugezi uriya wa hariya bavuga ngo baramushyigikiye kandi agashyingurwa mu mva ihenze ntibatekereze ku rubyaro asize. Ibyo nabyo biba ikibazo wenda turaza gukomeza tuhagere. Ubundi abantu bashimishwa n'iki? abantu bashimishwa n'iki? Yewe ndi pasiteri runaka sizeho inoti ya 500 yo gushyigikira imyigire y'aba bana kandi abo bantu bose bavuga ndatekereza ko nta numwe wigeze agira icyo akora nta n'ikintu baba bakoze. Nuko inyuma y'ikiganiro rero abantu babonye ku rugendo bari gutabaza dore ako ngako shyiramo akavorime nako ngako wumve. Oya ibyo bavuga nta muntu ushaka gushyira muri iki kiganiro cyanjye nta mateko nkeneye nibagumana ibyabo njyewe reka nivugire ibyanjye ibyo nabonye nta muntu ibi ndi kuvuga si operasiyo nta muntu wabimbwiye ni iby'amaso yabonye kuva wamenya Vava kugeza atashye. Yego noneho nageragezaga guhamagara Vava ariko binyuze kuri telefone muri umunara niwe wabaga uyifite ngira ngo nyuma abantu bakoze ibiganiro byo gushinyagura byinshi
byinshi byinshi, bamwe bagakritika plank ibyo abantu benshi barabizi, ibyo reka tubiveho. Ejo bundi nyuma yuko Vava umunsi azanwa, narahamagaye umuntu barambwira ngo gake bimeze nabi kuwa gatanu, nimba usenga usengere Vava ameze nabi, ashobora no gupfa. Telefone yarampamagaye, noneho nje mpita mvuga ariko se ko nirinze gukora ikindi kiganiro cyo kubwira abantu ko bagomba guhumuka bakareka gukomeza kumva ko bino bintu ari plank, uburongero bakaba bafasha umuvandimwe wacu, mushiki wacu, tukareba ko twaramira ubuzima bwe. Biri kugenda gute? Mpamagara wa mukobwa wari umurwaje, twakoze ikiganiro, twagikoze kuwa gatanu, abantu bakirebe kiriho fina yego. Tubwira abantu ntabwo ibi bintu ari plank, musigeho gushinyagura, ararwaye byanyabyo kandi ameze nabi, ameze nabi. Nta nubwo icyo gihe yabashaga kuvuga, twashatse n'ubuvugisha ko mbere hari igihe wahamagaraga ukakora umukobwa umurwaje akamuha telefone, yego, ariko icyo gihe ntabwo byashobokaga. Ikintu cyabaye rero, twakoze ikiganiro kitabaza, tugikora ari kuwa gatanu. Kuwa gatandatu wari umuganda, nyuma y'umuganda nari mfite kugira Rusizi njyanye y'abahanzi, yego, ahantu nari mbatwaye, turagenda, nari ndi kumwe n'umuhanzi n'umushoferi n'undi mutipe w'umushuti wanjye. Tugiye kugera Karongi, ba telefone irampamagara, Vava yitabye Imana. Ndamubwira ubibwiwe nande? Nawe umuntu ntago muzi. Bita ntangira guhamagara, mpamagara abantu manzi bashaka mpamagara phone ya Vava, numva yavuyeho. Mpamagara abandi bantu nari nzi bashobora kuba bafite amakuru, nimero ya mama we ndwana nayo yari yananiye, yaje kuyifata ngira ngo nari nakohereje, yego abi confirm. Noneho ikintu cyitwa abanyamakuru, nta munyamakuru wo mu Rwanda simbizi impamvu, wenda bose bumvaga ko ari nje muntu ushobora kuba yazi, kuko abenshi bari batinye gupostinga. Ndabyibuka bwa mbere nahamagawe, abantu bagiye bampamagara bose ndabavuga. Bwa mbere nahamagawe na Onika, nari ntari namenya confirmation yawe. Ndamubwira nti ndacyari kubaza ariko nabyumvise. Ubundi mpamagarwa iminyawe, bose bajye bampamagara bari kuri recording. Ubundi mpamagarwa na leta hakurikiraho Irene, ari mu kiganiro, abantu barakibonye ari kumwe na Kiramani na Ansari, ariko mbaza ati nibyo koko. Ubundi mpamagarwa na Sabe nyuma yaho mpamagarwa n'abandi bafluencer, Kazungu Kabose, urumva niwe muntu wanampamagaye nkimenya amakuru, kuko nkeka ko abantu benshi babimenye banabikuye kuri ntuza ye, kuko niwe kuri Kabose, kuko niwe wabipostinze bwa mbere, kuko we yampamagaye maze kuvugana na mama wa nyakwigendera, uhita umukonfirma. ndamubwira nti nibyo. Abantu batangira gukora, n'abandi nabo ku gihe Isibo barampamagaye, ndavuga nti wenda bari kumpamagara kuko bari bazi ko ndi umwe mu bantu baba hafi ye. Yego, Vava nabonye abantu bari gukora operation ejo bundi, ngo kubera iki Gakira tarazi kwa Vava, ngo kubera iki ngo kandi yavugaga kamuba hafi. Ntabwo ngira ngo abantu bagiye babivuga wenda bari no kundangisha ngo mbarangire, akumva izina nanjye ntago mpazi neza, nkumva bigezeho ikibazo. Kubera iki Vava twahuriye i Kigali twese twaje guhaha, kuba tuvuka i Nyamasheke, hano ubwo Nyamasheke ni nani n'ahantu
akarere ka Nyamasheke kari mu turere tunini hano mu Rwanda. Hano mvuka njyewe navuyeyo mfite imyaka 11 nje i Kigali, 11 12. yewe warahavukiye ntiwahakuriye. Ntabwo ndasubirayo, kereka kujyayo mu kazi nabwo ntago njya aho navukiye. Ntago Nyamasheke kuba mpora nyivuga ko nayivukiyemo ntago nyizi. Ako ndumva ntaho bihuriye no kuba mwakorana. Yego. Gukorana ni kimwe no kumenyana. Koranaga nawe nkamufasha nkavuga ni mushiki wanjye. Bikumva kuko ntabwo abantu ubuse abantu bose b'abastari dukorana ibiganiro cyangwa se b'inshuti zacu. Bumuzi aho bataha. Usanga hari nk'umuntu umanaginga umuhanzi. Atazi aho aba. Atazi wabo kwa mama we. Aho avuka, aho aba. Use nimba umuntu yaraje Kigali agafatisha izina avuka Nyaruguru, wowe mugahurira i Kigali ariho mukorera akazi, ntimube mwajyayo wenda gutabara, ntimube mwagiyeyo mu bukwe, ntimube mwagiye uzahamya. Uko niko wagukoreye content bidafite ishingiro. Kubyurira ubwo nibera ngo Gakire ngo rwa rukundo tuvuga gute Gakire ngo atarazi kwava. Ibyo nabonye bari kubyuriraho bari kundangisha. Rero nkababwira ntireka nanjye babarize neza. Mu kugira Rusizi nagezeyo abahanzi baririmba bucya bataha. Ntabwo ngiye nari kugaruka. Nahise njya muri gahunda zo gutegura uburyo dushaka guherekeza Papa. Ko tuzamuherekeza ku wa mbere. Navugisha abo mu rugo ati nta kintu gahunda imeze ute, ntayo, nta kintu gihari, nta sano. Avugisha bari kwa muganga bati nta kintu gihari. Ndavuga rero Vava yari mushiki wanjye, reka niyambure umwambaro, niyambure ubunyamakuru, niyambure iki hano. Ko n'inshingano z'umuntu. Bwa mbere na mbere ndashimira, navuze ko muri iki kiganiro nje gushimira. Yego. Ndashimira umuntu bita Amon Gift nk'uko twamuvuze, yahaye akazi Vava igihe yari akiriho. Niwe muntu nahamagaye ndamubwira kubera ko yakundaga kuvuga, abantu barabizi cyane, bazaga kuri Gift n'igihe abantu bumvishe Vava atongana na mushiki wa boss. Boss yaragiye no yendaga no gukubita mushiki. Aramubwira turatongana n'umukobwa wanjye wowe. Vava n'umukobwa yamwitaga umukobwa we. Ndamubwira nti umukobwa wabuze ukuntu ashyingurwa ntasa. Aravuga ntago bibaho. Aravuga ati noneho umugore n'isanduku nziza. Ashaka kumpa amafaranga ndi Rusizi. Umve umubiri uri Karongi. Yego, mu bitaro bikuru bya Kibuye. Zamusezereye Nyamasheke. Mumve ukuntu byari binagoranye, abantu bari kuvuga ngo uko nta abantu benshi bahabonye, hagiye harimo n'uburyo bigoranye ukuntu, byagoranye mukuntu. Nimba umubiri wari uri i Karongi ugomba gushyingura Nyamasheke n'urugendo. Vava yasezereweho ntabwo ari iwabo, aho avuka kwa mama we. Ni muri famiye ye, urugo ruri rwegereye ahantu ku muhanda ku buryo byaza korohera abantu kuhagera. Bagera ko kwa Vava bishobora kuba bigoranye ko imodoka yahagera mu rugo. Ava aho hantu ashyingurwa ahandi hantu hari urugendo aho bita Mwirtyazo. Naho hari urugendo, ntago ari ahantu ho kuva hano ujya hano. Ni ahantu hari urugendo no kugira ngo abantu bave aho mu rugo aho yasezereweho bagera Nyamasheke Mwirtyazo. Abatarabashije tagisi yari yakodeshejwe. Ubwo urumva tagisi igena mu abantu bangahe? Ni bakeya, ni nka 18. Hakodeshejwe hiyasi ntoya. Iyo twafashe iyo hiyasi abantu yatwaye abandi abantu bo mu cyaro murabizi, cyangwa se namwe muyo muri Kigali mwarateye imbere mwese, nzi ko umubare munini w'abantu benshi bavuka mu cyaro. Kigali muvuka mu cyaro, muzi ubuzima bwo mu cyaro, umuntu ashaka no kumara n'ukwezi atarakora ku gihumbi. Aho hantu byonyine urwo rugendo rushobora kuba ruri gutegeshe 1000 cyangwa 500 ugenda nandi ugaruka. Abenshi ibyago bitera bidateguje, abenshi wenda ntibari banayafite. Naho mu rugo yasezereweho ntabwo ari muri quartier ye, wenda abenshi ntago bari bamuzi wenda cyangwa ntibahageze. Yego, wenda ntibahageze, iyo ni impamvu yabo, nabyo wenda turaza kubigarukaho. Ndashaka tubanze turebe ukuntu ibintu byagiye bijya mu buryo. Mu byukuri umuntu bita Gerard Mbabazi ndamushimiye kuko niwe muntu wenyine, kubera ko ngira ngo Gerard Mbabazi nawe yararwaye, ariko yego yarari no kwa muganga, ngiye gutwara muganaga
ni ukuri. we navuga ko twari turi gushyira ibintu byose ku murongo mu bintu bijyanye n'ubushobozi. Ikindi kintu navuga urumva Gerard ni umwe mu bantu twagiye tumenya bagiye bakoresha ibiganiro Valentine nubwo twavuga ngo views ariko banagamije ko ubuzima bwe bwahinduka. Yego, hari ugukoresha Valentine ikiganiro rimwe ukeneye views, hari n'uburyo uvuga ati ndamutse nkukoresha nk'ikiganiro nkabona nk'umuntu ukugurira nk'inkoko, ingurube, inka ukajya kuyorora ejo ugatera imbere byaba byiza. Uwo yari Gerard, abantu bagiye babibona mu biganiro byinshi bakoranye. Gerard we yakoresheje fundraising, abantu banyura kuri nimero ye batanga uko bishoboye, ababashije kugira icyo bakora kuri nimero ya Gerard mbasabiye umugisha, Imana ibaho umugisha. yego. Gerard hari abanyamakuru, Gerard niwe muntu ushobora kuba warahamagawe n'umuntu wese yava akagera, umuntu wese yageraga ahantu ati se ibi turabikora uti, ati nyamara Gerard yakoze fundraising, yakoresha fundraising ashaka ko afite amafaranga. Gerard yarahamagawe ati ohereza amafaranga dukore. Amafaranga Gerard yarayafite ntayo yarariye, aravuga ndamenya amafaranga nde ko ndi guhamagarwa na buri muntu wese ambwira ngo ninjye ndi mu bintu, ninjye ndi kubikora, ndamenya nyahandi. Urumva habayemo confusion ku bantu bagiye Karongi, umuntu akambwira ngo ntago isanduku ngo ihari, kamubwira ntago isanduku ihari. Amoni nje ubwanjye niye namwihereye, we yaragiye kunyohereza amafaranga 200 ngo tugure isanduku, ndamubwira ni ndi Rusizi, reka duconnecte n'abantu bari Karongi. Ikintu twakoze baragiye barayifata turayishyura, kwanze ko najya mu oya nibyo mwishyuriranye yafashe agure wenda iry'itanu muhaye 200, mugende murebe mwinziza muyifate muduhe nimero tumwishyura. N'ibihumbi 200 ijya kuri uwo w'isanduku. Isanduku ntibonetse sama, ndabaza Nyamasheke bimeze njyewe ntabwo nigeze nkoresha fundraising nigeze nkoresha, keretse nk'umuntu wari uzi ko unyizera azi ko nari nsanzwe ndi umuntu urwanira ishyaka, niwe wampamagaye akantu akambwira ati njyewe nageze Nyamasheke, nagiye nzindutse ngeze Nyamasheke, mu by'ukuri nsanga mfata mama wa Valentina n'undi musore wari ufite telefone iri kunyuraho inkunga, n'undi musaza mbajyana ku ruhande agani banyereka liste. Yego, warayinyoherereje narabibonye. Nsanga nta kintu nsanga byibuze mu bintu bikenewe bakozeho nka 2%, naho gushyingurwa nta kintu kirishye, n'ibintu byose nta kintu. Ndavuga namaye nsizeho amafaranga nari mfiteyo nari nzanye, ubundi tubona bibaye yanga, haracyabura ibintu byinshi bitewe na liste bari bakoze ibintu bikenewe. Njye mpamagara Gerard yohereje amafaranga aruko njyewe ngeze Nyamasheke, nibwo already Gerard yagiye yakizera ko amafaranga agiye kohereza ari safe, agiye kugera mu maboko ya mama wa Valentina. Ntabwo yarari, ntabwo Gerard yohereje. Abantu nabonye bari gukora ngo operation ngo yavuze ko yabonye aya. My friend, ntabwo sinzi, ntabwo nigeze numva Gerard amafaranga yatangaje yabonye. Bamwe bari kuvuga ngo yavuze ko ngo yakiriye miliyoni, none yohereje 200. Urakeka ko Gerard ari umuntu uza udatekereza kuza kuri social media akavuga ngo nakiriye ntanze 700? Use Gerard nuwo gufata ayo mafaranga yandi asigaye akayarya
ari umuntu buri munsi washakiraga ishyaka Valentine no n'iterambere nimba yaranatanze ayo mafaranga yari amafaranga yatanze njyewe nari mubwiye muyaburaga uwo nguwo uvuga gutyo yatanze angahe nicyo kibazo yatanze angahe yaratanze amafaranga yaburaga nta kibazo we watanze angahe uri kuvuga gutyo yego vuga uti natanze aya ngaya ndabona atarayatanze yagiye he yakoresheje fundraising ngo nubwo yatanze ntabwo birashoboka Gerard afite uburyo bwe yapanze ashobora kuvuga ngo ndajya Nyamasheke ndajya gusura mama wa Valentine nk'umuntu wanjye we uko mvuye mu bitaro icyo gihe twari turi kuvugana ari mu bitaro arwaje umwana maybe twebwe ko na nyakwigendera yasize abana babiri nibyo nyine ndi kukubwira byose njyewe ndavuga ibyo ntago ndi kuvuga ngo barambwiye Gerard kuba yafata ayo mafaranga tukayakoresha agafata andi mafaranga agahabwa mu Valentine ntabwo ari amatangazo ntabwo ari ukuza icyangombwa cyo nimba yaratangaje ko yakiriye amafaranga nuko ba yarabivuze kavuga ayo yabonye ubutwari bukomeye uko abenshi ntibanabishobora ibintu kubivuga cyane icyo ikintu rero nje mushimira yohereje mu 700 muyaburaga we arambira ati bikurikirane neza ibintu byose ni wowe uriyo bikurikirane byukuri ibintu byose byaje ku murongo kubikurikirana njye nanabwiye mama wa Valentine n'abantu muri famille nabwiye nti ibintu tugiye gukora ibyo turi bukiriyaringe n'ibiki mujye dukora ibintu ariko nimba ari n'amafaranga ari kwakirwa umenye ko uyu mukecuru asigaye umenye ko abana bahari banyakwigendera mwumve ko amafaranga atanzwe ari ayo kugenda akoreshwa ahita ashira nimba ibintu twari twanditse byose bimaze kuba covered hagasaguka n'amafaranga ayo muyabike noneho ikintu cyakurikiyeho ibintu byose byagiye mu buryo ndongera ndacyari gushimira yego Marene nawe ndamushimira wa Vava from day one Marene wa Vava ndagushimira kubera ko wakoze uburyo bushoboka Vava arwaye wakoze uburyo bushoboka mu gushyinguza Vava wakoze uburyo bushoboka na mbere yaho umubyeyi ni umwe mu bantu ubundi kuvuga Marene wa Vava arizi ni umwe mu bantu bajyaga bicara kanambira ati numvishari gukora ikiganiro numva avuga ko akennye n'igihe yabikoraga akamufaranga kambwira ati umurebe umukorera agasi inbox bitiriwe bica ahantu muri processing yabikoraga cyane nawe yamwiriragaho mu bantu bamuba hafi cyane Marene we yari yaravuze ko azaza mu Rwanda aje kumushyingura ndabizi yarababaye cyane wihangane Marene nawe ndagushimira ndashimira undi muntu bita Sarongo arambwira ati si ariko ebere Vava kandi umubwire ko nzaza kumusura ariwe yarambwiye ko azajya kumwisura yego azajya kureba umwana wa Vava na mama wa Vava noneho ikindi kintu ubwo twari turi kuri gahunda ubwo twari turi mu gahunda yo gushimira ndashimira Ndimbati Ndimbati Karongi yarahageze asanga mu by'ukuri ku munsi wo gukurikiza Vava nta gahunda yari ihari narabivuze abantu twahasanze abantu nabo ba nibinde bakabazi ko ndabyibuka ko n'umusaza nahasanze amaze kubona ntangiye kwintervena ntangiye gushyira ibintu byose ku murongo nabwo nawe yagize courage ibintu byose ahubwo yajyaga gukora yarazaga akambwira tubigenze ute nkababaza uyu muntu ibintu yarahari ninde uri bwemusinge ku buryo nari navuze nta n'umuntu wo myetorero mwabona uza gusengera nta gahunda n'imwe yari ihari byinshi n'ingene byandikaga nkavuga harabanza ibi urikiza ibi utange nkeka ko umunsi wo gushyingura turi kwirimba imwityazo ntabwo gahunda bari bafite bomenye ko ari gushyingura bikarangira ninjye navuze nti hagomba abantu bagira ibintu bavuga amagambo ye of course akwiriye kumenya ubuzima bwe akwiriye umuntu n'ubu yabutanze ubuhamya bwe cyangwa ubuzima bwe ntago
bigeze babitegura ngo hagire iburyo avuga ati Vava yavutse iki gihe yavutse iki gihe, kuko n'iki. hari abantu baranabibonye amatariki yari ari ku musaraba hasi yari ari ku mipira. ntabwo ntabwo nyine byigeze bigira abantu. babikorodona babyiruka. Jewe ubwanjye nashobora kumva ko wenda haba harimo abantu bo mu muryango babirimo, kumbi nageze Nyamashyi nsanga abakecuru n'abasaza biyicariye bazi ngo barashyingura, ariko utabaza ngo gahunda imeze ite, nta muntu n'umwe ubifite ubizi. Impamvu ndashimira Ndimbati yageje Karongi ibintu byose by'Ikarongi, Ndimbati n'abandi banyamakuru kamarade, wabonaga ko mbese aho kuvuga ngo ese turindire nde wundi uri buze kuza gushyira ibintu ku murongo, kuko wabonaga ko abanyamakuru bari bo benshi bamanukanye mikoro n'abakameramani nabo bateye kamera bategereje ikigiye gukurikira. ndashimira abona habonye bose, simbizi mu mitima yabo nimba koko bari batabaye cyangwa nimba ari views, ariko nimba ari ugutabara Imana ibaho umugisha, ariko nimba ari byandi byacu byo kuza na kamera bwa views ntunasigira uriya mukecuru isukari, mwarahemutse. Ndaza kubagaya nabo kubera ko baratabaye, ariko ikintu cyanyeretse ko bari bahangayikishijwe na views. Nta muntu n'umwe uzacunga, nta muntu n'umwe ufite ifoto bari gushyiraho indabo, bose babonye bakimara kurutsa umubiri gatangurana kujya ku editinga no kwa uploading. Akariya nako umugapapa twaturi kumwe yaramwe ngo wabibonye abanyamakuru, ngo wabonye ukuntu mwebwe mutaba mwaje gutabara. Imana ishimwe ko nta kamera nari nahajyanye, wenda nari natabaye, ariko hari n'abandi bari batabaye. Ari umugabo bita Matovu ntago abantu akina muri ntuza, akina muri mu muturanyi, ari kumwe na papa Idi, bakije imodoka yabo baraza. Nibo bantu nabonye wenda na Ndimbati batari abayuda bavuye Kigali na Nzovu. Nzovu ya Kamwana, mama w'abapampe, bose bari bahari, na Fisi munini. Ariko uwo mugabo Matovu ni umuntu wari inshuti na Vava, Valentina akundaga kumubwira Matovu ndagushimiye cyane, ni umuganga ukoresha imiti gakondo ari kuri professional mu buryo bwemewe, ntabwo ari babandi nyaka kari no mu bayobozi, ni umwe mu bayobozi babavuzi gakondo mu Rwanda Matovu. Yego Matovu bana big up, yaritanze, yakundaga Vava na mbere, amanukana n'umudamu we n'iki, baraza yaba bayakora buri kimwe. Ubona niwe muntu byibuza nawe niwe wari kumbwira ati abonye abanyamakuru barihe gushyingura bitararangira. Ibaze ko njyewe nasubikishije umuhango, ntago nawusubikishije aho kuberana na wimu wo gukaraba, wari kugibwamo n'abandi k'abahungu bari bamaze kwigendera, cyabashakaga barakibonye. Jewe nabwiye umuryango ndababwira nti rero icyiza aya mafaranga mukarabire mu rugo, kuko twari twateguye ahantu ho gukarabira abantu benshi. Ndebye kwirima imbona hasigaye abantu nka 5, ndavuga ndabegera ndavuga nti se amafanta n'ibiki, kubw'amahirwe byari bitari byishyura, ndabikansori, ndavuga gukaraba ni mu rugo. Kuhanuka tugiye gukarabira mu Ityazo, abantu bahise bitaye, bari bavuye i Kigali, bahise biyakiriza amamodoka, abandi bahita bajya kuyaprodingira, abandi bajya kugira ite. Ibindi nabashimiye, hari nabitanze, hari abaje bagera kwa Vava akagira icyo akora, ariko hari n'abandi bahuruye na kamera gusa. Abagabo bandi bose nje nta muntu n'umwe nziri ku mutima wawe nimba wigeze, ntago byari bikwiriye. Ariko ndanagaye kubera iki nta muntu nigeze mpabona wo mu nzego z'ibanze, byibuze mbone ngo ni mudugudu abo tuvuge ko batabimenye. nta muntu n'umwe, yewe ntabwo reka tubivuge, Vava ubusitari n'izina yari afite ntabwo yaherekejwe nk'uburyo yari guherekezwa, ntabwo uburyo yaherekejwemo ntabwo
abantu bari bahari reka mbivuge gutyo. Kuko nimba abanyamakuru baragiye ugahita ubona abantu nta muntu n'umwe uhasigaye, nimba abuse iyo abantu bavuye i Kigali iyo bataha Nyamasheke ni kure, umuntu wateze akajya Nyamasheke nawe ndagushimiye cyane, yaritanze. yego waritanze. Umuntu wicaye akanabura umwanya agafata iriya nimero yari baruye kuri mwene wabo na Valentine yari iri gucaho inkuru, ukohereza wakoherezaho igihumbi, washyiraho ibihumbi 10, ngusabiye umugisha. Umuntu wanyuze kuri nimero ya Gerard Mbabazi nawe ngusabiye umugisha, kubera ko ibintu byagenze neza. Ariko nanone ntago ndi busoze ntabwiye abantu twakundaga Valentine, abantu bamukundaga biririyo, bitari byayindi byo kuvuga ngo mba ntawe neza rubanda, ariko hari n'abavugaga wenda hari ubushaka nimba umuntu aramutsa buri umuntu ugukunda. Abantu bakundaga Valentine biririyo biragaragara. Iyo umuntu agukunda muri social media biririyo niyo wakosheje cyangwa watambikiriye nta kuva, Yego, ahubwo aragukosoka. Ariko nimba umuntu ukora ikintu kitari kubona kubera iki umuntu yapfa. Valentine yaririmbye indirimbo nyinshi, yajya akora utuntu twinshi two kugira abantu inama. Kubera iki muri kujya kuzana amashusho yatuka? Kubera iki ari byo ndi kubona abantu bari gupostinga kuri TikTok? Ese nibyo bikwiriye koko? Nicyo kintu rwo rwibutso yasize rukomeye, yasize ibintu byinshi, yavuze ibintu byinshi, yakoze ibiganiro byinshi by'isanamitima, ibyubaka, ibihumuriza abantu. Ariko muri kwifata mwese mukapostinga aho yatambikiriye gato nabwo abisabira imbabazi nk'umuntu, akaba wenda yaratukanye. Nicyo kintu abantu bari kwipostingira, sinzi ari ukubera iki. Gusa ikindi njye nari nisabira abantu, dushobora kuvuga ku bintu byinshi, wagiye yaragiye, Imana imutuza heza, muruhutse neza. Ariko nanone ikintu bita bariya abana, abantu bareke bave kuri bariya abana, kuko bariya abana abantu bari kubwirwa bose babafataho umwanya. Mbese yari afite abana ngo ndebe, hari ubuntu ari kunyandikira ngo none ngo uko yarashaje, ngo none ngo uko yabihishe, ngo none we wari ubizi. None ibyo bintu abana ni umugisha, tubakunda. Ahubwo umuntu wese ufite umutima mwiza supporting bariya abana. Njye ndisabira umuntu wese uri kureba iyi video ufite umutima mwiza, ucyumva ko gufasha bibaho, gufasha ari byiza, twajyana Nyamasheke. Njyewe murabizi ko nkunda abana, nzakora uburyo bwanjye bushobotse bw'ubushobozi bwanjye, ariko duhuje imbaraga twese byagira umumaro. Byiza byibuze umwana bava bakavuga ati mama wanjye, mani buriya ni ibintu byiza cyane. Buriya narabikunze, buriya nabonye ukuntu abana ba Jay Polly babaye supported binyuze kuri Platini mu gitaramo cye. Yabikoze neza cyane. Ibi ni byiza. Why not? Umwana wava yiga mu cyaro, ntago yiga mu bigo bihenze, ntakeneye ibirenze. Mwabibonye ko ku munsi wo gushyingura mama we yari yambaye bodaboda, yari yambaye bodaboda. Umugurira inkweto, ushaka kumugurira imyenda, ushaka kumugurira amakaye, ushaka kugira ikindi kintu ushaka kubinyuza kuri uriya mukecuru bavuga ati nguhe umufuka w'umuceri. Valentine yari umuntu. Valentine yagiye afite imishinga myinshi, yari kubakira iwabo. Dayeri yari yarabubakiye, ariko ari kongera kubaka, yarabumbishije amatafari, ari kubaka, ari ufite imishinga, haba ku bana be, haba ku muryango we. Buriya ari umuntu. Ibi biganiro yakoraga bamwishyuraga, amafaranga bamwishyuraga yayamanagingaga neza. Aba bantu bamukundaga bo hanze bamwoherezaga amadolari 100, amadolari 70 yuko baramwikundiraga. Ntago Valentine ari wa muntu ufata amafaranga ngo yajyane mwiraha kuko ari i Kigali. Mobile money yoherezaga i Nyamasheke kwa mama we, umuntu uzi situation kwimeze, ugomba gufasha umuryango. Biri mu bintu bye namukundiraga cyane. Yari umuntu uvuga ati fasha umuryango wanjye. Ikintu rengeye ndishimira nuko Vava yagiye yarasabye imbabazi. Sabye imbabazi, ntaze bana zidakomanya amahembe, imihanda yo tubituamo, ushaka gukomeretsanya n'umuntu mugaterana amagambo, mugira ute.
ibyo byose ngira ngo ubwo yari arwaye ibyo mwitaga plank ari gusaba imbabazi mwarabibonye, kandi Imana ibababarire umuntu wese ushobora kwicara ku buzima bw'undi akavuga ngo umuntu ari kwigirisha ngo ari kwikirisha. babonye isomo, bafata isomo. Kuri ujye umenya ko nawe ufite umubiri, kandi nimba ari ikintu cya mbere. Njyewe ejo bundi turi kuva gushyingura imodoka yacu twari tugonganye n'igikamyo turi muri Nyungwe, ndavuga sha urupfu tuba turi kumwe narwo ahantu hose. Niyo mpamvu uba ugomba kugira neza, uba ugomba kubana n'abantu neza, uba ugomba guharanira kuba wa muntu byibuza uzasiga inkuru nziza imusozi, tukajya tukwibukira ku bintu byiza. Nuko abantu niba nta muntu nibyo nari ndi kubabwira, nk'ubu ntidushaka kwibukira bava ku turirimbo twe yajya aririmba. Bamwe batangiye kumpamagara ese YouTube channel ye kari wowe uyifite. Ubu muraje mujye kuzana uriya mubyeyi Kigali ngo azarebe YouTube, nta makuru mufite. Iyo YouTube rero muraje mujye kuyikorera ibiganiro, ubu mwabuze views, ubu mugiye kuza mutangire. Batangiye kumpamagara hari umuntu wampamagaye ngo channel rero ngo urayifite. Ndavuga ze nk'uyu channel njye mvugana na famille ya Valentina kurenza uko uvugana nayo. Ntabwo rero ibya channel rwose numva ntagere n'umuntu bizahangayikisha, ntawe bireba ntagere n'umuntu uzampamagara ari kumbaza iby'iyo channel. Mfite uburyo mvugana na famille yabo, mfite n'uburyo butari n'iyo channel byibuze umuntu azajya kubakorera ibiganiro by'ubuvugizi bitari ibyo ngibyo byanyu byo gushakira content n'ibintu bidapfutse ku muntu. Yego, Sinzi nimba ari ikibazo ushaka kumbaza. ikibazo nakubaza ubu, nyakwigendera yaragiye, yego, ubu abana bari hehe? Abana rero ngira ngo abantu babonye umwana umwe, nagerageje kubibaza. Hari uwo bita Fridausi ariwe mfura ye, afite imyaka 11. Ego uriya ni uhari, undi ntahari, nta nubwo yaherekeje mama we. Ubwo w'imyaka 8. Mu makuru nakuriye nizeye neza, nako ntigeze ninjiramo neza, ntabwo ari uko ntizeye, kuko abayambwe nabo mu muryango bambwiye ko abanyagatare ashaka kuba abana, birashoboka simbizi. Ndumva byari ibyo, kuko ikiganiro cyari cyo gushimira n'uburyo wabibonye. Ndumva nta bibazo byinshi, dushimira abantu, tugashimira n'Imana, kuko aba ariyo igena byose, niyo ibibizi. Ibindi abantu bari kuvuga, abahanuye, abashinyaguye, umuntu wese afite urwe rubanza, ariko gira neza wigendere. Nimba bava yaraguhaye ibyishimo, nimba ngicyo nisabira ni kimwe, ni ukuri ku bantu bumva bashaka gufasha abana bava tayari ko tugomba gukorana. Nanjye ndahari, ngomba gutangiza ikintu bita fundraising yo gufasha bari abana, kandi tukabafasha bikagenda neza cyane. Kandi numva twabikora ubu ngubu, gutekereza ngo tuzabikora igihe iki n'iki. Barabizi abanyarwanda, abantu nako ntago ari abanyarwanda bagirwa vuba, ugasanga ibintu byaribagiranye. Ariko ndabashimiye cyane ko atari ko mumeze, atari nako mugiye kubigenza, ahubwo ibintu bizagenda neza. Abantu rero bose bafite umutima wo gufasha, abantu bafite umutima wo gukunda abantu, cyane cyane abatishoboye, Imana ibaha umugisha cyane. Urugendo Online TV, keep watching.